baba bafitiye hari impuhwe kubera ko babaga bafite byinshi byo gukora. Bavugaga ngo ntago bigaga mu rwego kuko Yego. abana b'abakobwa wasangaga babagumisha imirimo yo Reka mu rugo. tuvuge na kera batariga. Kera mu Rwanda bataragira amashuri wenda hambaye. Babahezaga mu nshingano zo hanze bakumva ko ibyo bindi batabishobora. Bakumva ko abagore n'abana ari abantu bari mu kigero kimwe, cyane ko hari nawe wagendaga ubona muri Bibiliya bavuga ngo ahaza abantu 5,000 hatabariyemo abagore n'abana. Babaga ari abantu bari aho, ariko nyamara simpamya ko bakabaye barasubijwe inyuma, ahubwo batinze kumenya ukuri guhari. Batinze kumenya uburyo umugore ashoboye. Batinze kumenya uburyo umugore ari umuntu ubasha kurenga imbogamizi kandi akarema igifatika cyane azagira n'umumaro hirya y'ikindi gihe runaka. Mboneraho no gushimira ubuyobozi bwacu bwarebye kure, kuko ubona ko bifasha benshi. Kuba uyu munsi wa none umugore yiga ni ibintu byo gushimira. Noneho waruvuze uti ese mwitorero, Yego. mwitorero umugore ashobora kuba umuyobozi, ese kuki batinze kubishyiraho? Mpamya ko buriya iyo dusoma Bibiliya inshuro nyinshi bano ba pasiteri n'abashumba ibyo bakoraga bakundaga kwibaza ngo ninde muntu wigeze ayobora itorero, nabo nagiye nganira nabo, ninde muntu wigeze ayobora itorero ari umugore mu myandikire ya Bibiliya. Yes. Yego. Bivuze ngo icyo gihe hariho n'ubundi kwa kuvangura ko kumva ko umugore ari umuntu ugomba guhera mu rugo, ari umuntu ugomba gukora ya mirimo yose twabonye hirya iyo ngiyo ategereje kwakira umutware cyangwa se umugabo. Rero uyu munsi wa none kuba umugore agumya akaba hafi y'urugo akakira umugabo, kandi uyu munsi wa none akaba abasha no gukora n'iyo mirimo uvuga uti arabikora neza. Mu itorero naho ngewe nasomye ijambo ry'Imana ngira ngo ni Yoweri 3:1 havuga ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abasore n'abakobwa banyu. Ntago bigeze barobanura. Uyu munsi wa none niba umugore cyangwa se umukobwa umwuka wera w'Imana mwururukira akamukoresha iby'ubutwari, yakora kimwe na bya bindi n'ubundi umugabo akora. Icyo batandukaniyeho ni uko badataremye kimwe. Kandi icyo ngicyo n'ubundi niba Imana yaravuze ngo nzaboherereza umufasha, umugore n'umufasha, umwuka wera n'umufasha. Ntago uzi Imana izabikora gute, ahubwo turebe ibi bintu koko. Haleluya, 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 haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turashima Imana kubw'igitondo cyiza twongeye gusubira imbere yanyu n'imbere y'izi kamera. Abadukurikiye kenshi tukunda gukoresha ngo abari imbere mu gihugu no hanze y'igihugu, ntago tuba twirengagije ko turimo kuvuga mu rurimi gakondo rwacu rw'ikinyarwanda, ariko nanone guteza imbere ikinyarwanda nibi nabyo birimo byo kugikoresha no kugisakaza hanze y'igihugu. Munyemerere rero tubahereza ikaze mwebwe abadukurikiye muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Tugarutse muri studio nyine z'Umuco Family Gospel TV mu kiganiro mukunda kandi mukurikira kenshi cyitwa Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Turashima Imana rero ko uko bukeye nuko bwije mugenda mutwereka ibyiza byabafasha cyangwa se ibyabanyura, kugira ngo abari byo dusubiraho, kandi twongera gushima ko Imana igenda duhereza abatumirwa bacu bakatwitabira. N'uno munsi rero dutangiye ikiganiro kiri kumwe n'umwe mu badamu cyangwa se mu bagore wemera ko ari umugore kandi ufata abagabo bose kimwe. Umugore ufata abagabo bose kimwe, ubwo sinzi ko bafata kimwe igisobanuro cyabyo, nimba ari ukubakunda kimwe, nimba ari ukububaha kimwe, nimba ari ukubagandukira kimwe, ariko arahari ibyinshi ari bugende abibibwirira. Uyu munsi rero niwe turi kumwe nawe, reka tumwakire abanze adusuhuze, yongere yibutse abadukurikiye ku Muco n'Umuryango. Murakoze cyane pastor. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Amen. Amazina ni yayandi ni Mukamana Elevani. Umubyeyi, umugore ufata umugabo wese nk'uwe, kandi umubyeyi ufata umwana wese nk'uwe. Ni umugore ufata umugabo wese kimwe nk'uwe. Wenda mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina twakira n'isengesho n'abadukurikiye. Kwako ufata umugabo wese kimwe nk'uwawe bisobanuye iki nyirizina mu magambo magufi, wenda cyangwa se wenda aho ni mu magambo ahinnye, mu buryo burambuye bivuze iki?
mu buryo burambuye ngira ngo niba umugabo wawe nta kibi wifuza ko cyamubaho cyangwa se ngo agikorerwe n'undi mugore mugenzi wawe, wakabaye ari byo ukorera uwundi. Urugero, uriya umugabo iyo ari kumwe n'umugore we baba bishimye banezerewe cyangwa se bagiranye utubazo tumwe na tumwe, ntabwo nubwo agenda ntabwo wifuza ko yajya mu maboko y'undi mugore. Yego. Nta nubwo wifuza ko hari n'undi mukobwa wamwigerereza aho ahubwo wumva yaba arinzwe akagaruka kugarukira. None kuteza amaboko rero kuba abandi nabo ko wakwakira. Kandi ndi gusobanura cya kintu wambajije. Uko niko rero nifuza, niba mbyifuza ko uwanjye ariko bigomba kugenda, niko nagomba gukora ikosa ku wundi mugabo, ku wundi mugabo wundi muntu. Uko nifuza ko uwanjye aba cyangwa se ko nifuza ko uwanjye arindwa, niko mba numva n'uwundi yaba arinzwe. Yego. Ibyo ari byo byose birasobanutse ko aho ngaho niho hateraga urujijo. Ngira ngo n'abagiye bandika muri komenti, bamwe bashyiragaho twenge, abandi bagashyiraho iki, abandi bakarisubiramo iryo jambo nk'umugore ufata umugabo wese kimwe nk'uwo. Noneho urumva ko birasobanutse ko ni uburyo bw'uburinzi, kuvuga uti uko umugabo wanjye nifuza ko arindwa niko n'ubundi yarindwa. Ni ukuvuga icyo ntakwifuriza uwanjye yakorerwa hanze, niko ntifuza ko ari n'undi nawe wagikorerwa ahandi. Sinifuza ko warwantwara umugabo ko niko ntatwara uwundi. Yego. N'ibindi buri wese yagenda yongeraho bishamikiyeho. Ubwo baratwumva muri komenti, bamwe bashyiraho dutangaro, abaseka n'abandi. Ibyo ari byo byose barushijeho gusobanukirwa. Munyemerere rero mwebwe abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, kuko abenshi bari mu gihugu cy'u Rwanda, hari abantu bari Tanzania, kugira ngo benshi bansaba yuko najya nkoresha n'igiswahili kugira ngo nabo bagire icyo babonamo, ariko igihe cyose nsa naho nakoze ndi ngenyine nko mu kibwiriza, birashoboka ko nakoresha ururimi rw'igiswahili cyangwa se Kigande cyangwa na ziriya ndimi zindi, ariko ndimo kuganira n'umuntu gutya ho ntago byashoboka, kuko mba ndi bumubaze mu rurimi twumvikanaho cyangwa se dusubizamo kimwe. Ubwo rero ari abari Tanzania mukomeze munyihanganire, ariko nibyo turimo dukoraho ko ngomba gutambutsa ibibwirizwa mu giswahili. Ubwo ni Kenya, ni Bugande, n'u Burundi na Kongo, benshi bumva igiswahili rwose ndaza kubyitaho kandi mbikoreshe cyane. Munyemerere rero twakirane n'abandi. Nabonye Canada bazamutse cyane abakurikira ibiganiro byacu, Amerika, Bufaransa, nagiye mbona ibihugu byinshi bitandukanye bisa naho byamaritse ko bizamuka mu gukurikira ibi biganiro. Ubwo wenda ni abanyarwanda bariyo cyangwa se nabafasha nabifashisha uburyo bwisobanura amagambo kugira ngo bumve icyo tuvuga. Abo nabo rero rwose bashonje bahishiwe, Imana ibahereze umugisha. Turabakiriye mu kiganiro cyacu cy'uno munsi wa none, kimwe n'umutumirwa wacu. Imana ibahereze umugisha. Reka dutangire dusenga, hanyuma twakire Elevani atuganirire ku nteramatsiko. Ese umugore ni ikihe gisobanuro afite mu butumwa bwiza uno munsi turimo kwamamaza? Reka dusenga Imana. Imana Uwiteka, umuremyi w'ijuru n'isi, duciye bugufi, turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'izi kamera, turi imbere y'abadukurikiye hirya no hino, haba mu gihugu no hanze yacyo. Izina ryawe rihimbazwe. Nyemera rero tubahesha umugisha, ba bandi bose bakoze subscribe, ba bandi bakora share kugira ngo bifashe benshi, ba bandi banatanga ibitekerezo byabo ari byo twita comment. Abo bose turasaba kugira ngo ubahereze umugisha kandi ubungabunge amagara yabo. Mu izina rya Yesu, yaba umugore udukurikiye, yaba umugabo udukurikiye, yaba abasore n'inkumi badukurikiye ndetse n'abana bakiri bato, mu izina rya Yesu bose ndabasengeye kandi ndavuga ngo imbaraga z'ubutware bwawe, imbaraga ziva ku bugingo bwawe Kristo, zongere zibatwikire, ubarinde ikibi cyose mu izina rya Yesu. Aka kanya nzirikanye bamwe bababaye, babuza ababo, bapfushije cyangwa se Nyagasani Mwami Imana bagize ibindi bibazo bitandukanye, ni wowe utanga ihumure nyakuri.
turagusaba kugira ngo iyo mitima uyihumurize, iyo mitima uyikomeze, iyo mitima uyisubizemo ibyiringiro mu izina rya Yesu. Ubaremere kongera kureba imbere, kudaheranwa n'ibibazo barimo no munsi wa none, haba ubukene cyangwa gusonza. Ijambo rya rirambwira ngo nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwawe. Urukundo rwawe reka rubabeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turasenze. Dore uyu munsi ni umunsi ufite igisobanuro kuri ino si dutuyeho, cyangwa se kuri uyu mubumbe dutuyeho, ngo ni umunsi wa Saint Valentin w'abakundanye. Mu izina rya Yesu nta kibaho kidafite impamvu, nta kibaho kidafite icyo kije kwigisha. Uyu munsi turasenze kugira ngo barya bose bakundanye ubakomereze muri urwo rukundo, babandi bose bashakisha abo bakundana nabo ubayobore, kuko niwe uyobora ntuyobye. Ubahereze abakwiriye koko bashobora kuzabungabunga urwo rukundo, ariko na babandi babyiyitirira babishushanyirizamo babijyamo batabisobanukiwe, hari imbaraga zabo zishobora byose, zishobora kubafatiramo nyagasani, ukabakuramo ikinyoma bahishamo, ahubwo bakabikorera mu buryo bw'ubumwe. Mu izina rya Yesu rero uyu munsi utabonye umwifuriza ibyo, ndagusaba kugira ngo umwuka wera ubimwifurize, umusange ubimwifurize, umubere urukundo, kuko niwe rukundo rudashira. Urakoze, icyubahiro n'ishimwe ni ibyawe. Turasenze dutangira ikiganiro dusoza, tuyoborwe nawe, amagambo atusohoka mu kanwa ntabakomeretsa, ntabayica, ahubwo aba yakiza nayomora nabeshaho. Mu izina rya Yesu nuko dusabye dusenze, amen, 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 amen. Imana ibahereze umugisha cyane. Reka dutangire. Hari benshi bagiye bagaragaza yuko twajya dukora ibiganiro bigufi, ariko kubona umubyeyi nk'uyu arimo asobanura ku cyitiro cyangwa se ku gisingizo cy'umugore mu muryango ukabicamo, nabyo bijya bigorana, ariko nta kibazo. Ni mwebwe tuba twaziye hano, nta n'impamvu yuko tutubaha ibitekerezo byanyu cyangwa se ibyo mutugiraho inama. Niyo mpamvu rero tuza kugerageza tugakoresha igihe uko kiri, tukajya duhina. Nongeye kuguhereza ikaze rero. Twaganiriye twibaza ku bibazo bitandukanye, cyane cyane birebana n'umugore. Ngira ngo ni nayo mpamvu uri hano nk'umutumirwa w'umugore, hagombye wenda kuba hari umugabo, ariko nkawe nk'umugore wiyumva ite ubundi mu by'agakiza? Iyo bavuze ngo agakiza, wiyumva gute, ufiringa gute agakiza nk'umuntu w'umugore ufite byinshi biba biguteraniyeho? Ari ibyakubuza ku gakiza, ari ibyakuboha, ari ibigusha, ni byinshi, kuko ubona ko abagore bagira ibigusha byinshi cyane gusumbyaho ku bagabo, bishingiye ku ntege nke, ku miterere yabo, ku bibategereje, ku bibakomokaho byose. Wowe iyo bavuze agakiza, umugore mu gakiza, ufiringa gute icyo kintu? Urakoze cyane. Njye ku bwanjye reka mvuge nkanjye, yego, kuko biba byiza iyo wivuze. Ku bwanjye iyo numvisha agakiza, numva ari amahirwe n'ubuntu nagiriwe, noneho mu kubyakira numva ko ubwo buntu n'ayo mahirwe ngomba kubibamo kandi byiteka. Numva ntashobora kubihomba ku mpamvu izo arizo zose, bibe ibyo bicantege duhura nabyo, bibe ibigeragezo, intambara tunyuramo zose nk'ababyeyi, cyane ko buriya umugore ahurirwaho na byinshi. Umugabo abamukeneye, abana bamukeneye, imirimo yo mu rugo imukeneye, ariko byose tukabicamo kandi kugira ngo tubashe kuzagira iherezo ryiza. Rero njye mba numva nejejwe nabyo, kandi numva nta kintu kigomba kumpagarika. Nk'umugore ubona uno munsi imbogamizi ufite muri iyo myemerere, muri uko kwakira agakiza, cyangwa se inyungu bisumbana gute? Wadusobanurira iki? Ni izihe mbogamizi ubona mu bagore bakizwa bakiha Imana koko, cyangwa se ni izihe nyungu ubona muri abo bagore bakizwa bakiha Imana nyakuri? Wenda imbogamizi navuga, iya mbere ni uko bapfobya bitewe n'uko umuntu kumva ko uri umugore gusa yumva ko uri umunyantege nke, kandi kuko nayo birageze kuvuga ijambo urwabya rworoshye. Buri muntu wese ahita yumva ngo ese ni gute umugore yashobora biriya, ukabona bamwe baradindizwa no kumva ko babatesheje agaciro. Ariko icyo nabwira umubyeyi wese, igihe wumva ufite umuhamagaro wo gukorera Imana, cyangwa se wumva ufite umuhamagaro wo gukora inshingano runaka kandi nziza, nta mpamvu yo kugira ngo ucike intege, nta n'impamvu kandi yo kugira ngo wumve ko icyo cyose gishobora kuguca intege, aho ugomba kumva ko ugomba kubirenga. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuba abasirikare nyabasirikare, kuko nta wakwinjira mu by'ubuzima ngo abakinirije uwamwandikiye ubusirikare. Rero umugabo cyangwa se umugore bose bagomba guhatana kimwe, ariko by'umwihariko umugore we
agomba kurushaho, kubera ko tumaze kubona ko afite n'inshingano nyinshi, agomba kurushaho kuba maso, cyane. Ukiri aho ngaho unyihanganire, ndakomeza nkubaze utubazo tumwe nubwo tworoshye ariko n'imvumbura amatsiko. Yego. Uyu mugore iyo tureba mu buzima bwite bw'igihugu cy'u Rwanda, tubona iterambere ry'umugore, tubona abagore mu myanya ifata ibyemezo cyane. Mu buyobozi ho ntago bigeze baburamo, burya banahozemo, ariko mu myanya ifata ibyemezo, ni ukuvuga kuri ya meza y'uruganiriro, kera nyine yabaga ari nk'ameza y'abagabo. Iyo dukurikije umuco wacu nk'igihugu, y'abagabo bahuraga babaga barimo bajya inama, aho ngaho ugasanga harafatirwa ibyemezo, umugore atabonekamo. Uyu munsi wa none umugore arimo araboneka kuri buri ruhande rwose, waba urufata ibyemezo, ndetse bijyana kure mu maprote, mu kubaka, mu driving, mu modoka, gutwara amamodoka manini n'amato. Ese uyu mugore urimo gushobora ibi mu gihugu cy'u Rwanda, yego, sibyo? Ukabona ko ari ku rwego nyine kandi abikora neza, yego, nko mu nzego z'umutekano ubona ko babikora neza cyane kandi banabikunze, ubona bibabereye, utapfa kubavangura. Iyo tugiye muri industry y'agakiza ya gospel, sibyo? Mu kuririmba urababona cyane, yego, bari imbere pe, kuko umukobwa waramishije byanze bikunze ubona icyo twita ubwiza bw'Imana, hari imbaraga z'Imana zimanuka, yego, sibyo? Kubera ijwi rirongoroye, ijwi rikurura, tukamanuka tukajya wenda muri protocole, mu matorero habaye ibiterane, twakira abashyitsi, abapasiteri baturutse hanze, ugasanga uyu mukobwa arimo aragaragara cyane kandi ukabona arabikora neza cyane. Hanyuma tukamanuka tukajya mu masengesho, mu banyamasengesho, ugasanga yihebeye Imana, arasenga, yayobora n'iryo sengesho abantu bakihana cyane rwose. Tukamanuka wenda tukajya no mu buhanuzi, nubwo uyu munsi ubuhanuzi mu Rwanda dusa naho twabwitwayemo nabi, reka ne kwikuramo, kuko hari ababuhinduye imbehe yo kwiba cyangwa se isenga ry'abambuzi, niko Bibiliya ibyita, sibyo? Ariko aho naho ugasanga umukobwa ufashe urutsinga, ibyo twita gufata urutsinga nyaguhanura koko, ukabona nanone atwinjije ahantu. Ariko reka tujye mu gihe cyo gufata ibyemezo, pasitoro, bishopu, kuki abagore, abakobwa aha hantu bahahejwe igihe kirekire? Wowe nkawe nk'umudamu w'umuvugabutumwa, w'umwigisha w'ijambo ry'Imana, ariko nanone tutirengagiza inshingano yawe nkuru urimo ukora y'ubwigisha, biciye mu matiyatiri, biciye mu mafilime, kuko nge filime nyibona ko ari teori puratike. Ni ukuvuga ngo ni ikintu uri bwigire mu bwenge ariko unana puratike ushyira mu bikorwa. Wadufasha gute kumva impamvu aka gashami ko kujya mu bafata ibyemezo mu rwego rw'itorero abagore babihejwemo igihe kirekire? Urakoze cyane. Nk'uko bivuze, ngira ngo no mu buyobozi cyangwa se mu nzego zifata ibyemezo abagore akenshi ntibabonekagamo, rero banze bataranabonekagamo. Ariko ntekereza ko icyatumaga batabonekamo ari uko babaga babafitiye hari impuhwe, kubera ko babaga bafite byinshi byo gukora. Ntago bigaga mu rwego kuko abana b'abakobwa wasangaga babagumisha imirimo yo mu rugo. Reka tuvuge na kera batariga, kera mu Rwanda bataragira amashuri wenda hambaye, babahezaga mu nshingano zo hanze, bakumva ko ibyo bindi batabishobora, bakumva ko abagore n'abana ari abantu bari mu kigero kimwe, cyane ko hari nawe wagendaga ubona muri Bibiliya bavuga ngo ahaza abantu 5,000 hatabariyemo abagore n'abana, babaga ari abantu bari aho. Ariko nyamara simpamya ko bakabaye barasubijwe inyuma, ahubwo batinze kumenya ukuri guhari, batinze kumenya uburyo umugore ashoboye, batinze kumenya uburyo umugore ari umuntu ubasha kurenga imbogamizi kandi akarema igifatika cyane azagira n'umumaro hirya y'ikindi gihe runaka. Mboneraho no gushimira ubuyobozi bwacu bwarebye kure, kuko ubona ko bifasha benshi. Kuba uyu munsi wa none umugore yiga ni ibintu byo gushimira. Noneho waruvuze uti ese mu itorero, yego, mu itorero umugore ashobora kuba umuyobozi, ese kuki batinze kubishyiraho? Mpamya ko buriya
iyo dusoma Bibiliya inshuro nyinshi bano bapasiteri n'abashumba ibyo bakoraga bakundaga kwibaza ngo ninde muntu wigeze ayobora itorero nabo nagiye nganira nabo ninde muntu wigeze ayobora itorero ari umugore mu myandikire ya Bibiliya. yes Yego. bivuze ngo icyo gihe hariho n'ubundi kwa kuvangura ko kumva ko umugore ari umuntu ugomba guhera mu rugo, ari umuntu ugomba gukora ya mirimo yose twabonye hirya iyo ngiyo ategereje kwakira umutware cyangwa se umugabo. Rero uyu munsi wa none kuba umugore agumya akaba hafi y'urugo akakira umugabo, kandi uyu munsi wa none akaba abasha no gukora n'iyo mirimo uvuga uti arabikora neza. Mu itorero naho ngewe nasomye ijambo ry'Imana ngira ngo ni Yoweri 3:1 havuga ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abasore n'abakobwa banyu. Ntago bigeze barobanura. Uyu munsi wa none niba umugore cyangwa se umukobwa umwuka wera w'Imana mwururukira akamukoresha iby'ubutwari, yakora kimwe na bya bindi n'ubundi umugabo akora. Icyo batandukaniyeho ni uko badataremye kimwe. Kandi icyo ngicyo n'ubundi niba Imana yaravuze ngo nzaboherereza umufasha, umugore n'umufasha, umwuka wera n'umufasha. Ntago uzi Imana izabikora gute, ahubwo turebe ibi bintu koko barabishoboye. Ariko njye nkavuga ngo yego ntago bazabinanirwa, kuko uyu murimo ni uw'Imana. Imana yo mu ijuru nyiri uyu murimo, iyo ubona umugore atazabishobora nta nubwo yari kwemera ko anemerwa no gutorwa. Rero uyu munsi niba yarashoboye iby'umubiri ari nabyo bikomeye, ntago iby'umwuka bizamunanira, kuko umurimo ni uw'Imana kandi Kristo yasize umufasha ari we mwuka wera kugira ngo tubashishwe byose. Rero ahubwo aba bantu barebye kure babikoze, sinzi ngo byafatiwe ibyemezo nabande, ariko abantu bakoze iki kintu nabo gushimirwa cyane. Impamvu mvuze cyane kuri iki kintu nuko urabona ko mbere y'intambara mu Rwanda yego byaranagoranaga rwose kubona umugore mu myanya ifata ibyemezo nkuko nguko. Umugore yaramenyereye kuba umudiyakoni, umudiyakonikazi, abadiyakoni nicyo kintu cyari kiri mu mitwe y'abantu. Noneho nyuma y'intambara irangiye, kubera abantu bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye, abanyarwanda bari barahunze, abanyamahanga binjiye mu gihugu, igihugu kibonye umutekano cyangwa se iterambere uko ryihuta turibona. Hari abanyamahanga bahisemo kuza gutura mu Rwanda, hari abahisemo kuba abanyarwanda gusa mu bwene gihugu bitewe n'ibyiza babona mu gihugu, sibyo? Habamo n'icyo kintu, ndetse bamwe mu barokore bisinzaduka cyo kuboneka abagore batangiza amatorero. Ukabona umugore atangije itorero cyangwa se ivugabutumwa, reka dukore ku ndimi zombi. Atangije ivugabutumwa mu gihugu, asabye ibyangombwa, hagiye hari atangije itorero, ejo cyangwa ejo bundi atangiye kurobanura abashumba b'abagabo abashyizeho. Abo bagore bararwanyijwe kugera aho bamwe bagiye batoroka bakabireka, rimwe na rimwe bakarwanwa n'amagambo ari hanze, kuko social media nibwo zazaga abantu batazimenyereye. Bamuvuga 2-3 kumva umugore wahamagaye umugabo muri catering mu cyumba, ntibumve ko yamuhamagaye kumugira inama nk'umushumba umuyoboye, ahubwo bakumva yuko yamuhamagaye wenda kugira irindi shimisha mubiri rishobora kubaho. Noneho bakabavuga amagambo aremereye bamwe, ariko ibyabagoye cyane bagiye barwanwa bikomeye n'aba bagabo bimitse. Wowe utangije itorero, ivugabutumwa, ubwirije abantu, abagabo benshi barahindutse, ubagiriye icyizere, ubashize mu nshingano, mu myanya ifata ibyemezo. Noneho batangiye kwibaza ukuntu bo nk'abagabo umugore azajya bafatira ibyemezo, kandi arimo ababwiriza bahindura bazana ibyo byemezo yabifataga kugeraho byakuruye. Ejo bundi itorero mu Rwanda nkunda kwita ngo ni Maza Church, itorero rikuru mu matorero ya Pentecote cyangwa se y'umwuka, of course niryo twasanze hano na ADPR. Noneho yo ubona ko yakoze long time, yakoze igihe kirekire cyane cyo kutarekura aba bagore ngo bajye muri ya myanya ifata ibyemezo. Imyanya ifata ibyemezo byanze bikunze no kubahagarara itorero, ari we muyobozi mukuru ugomba gufata icyemezo kuri iryo torero. Ariko kuba uri muri umudiyakoni urindira senior pastor cyangwa se umuyobozi mukuru w'itorero kugira ngo bari we ufata icyo cyemezo. Baza kubikora batinze. Ese nkawe nk'umugore uri muri iyi industry yivuga butumwa, uhura n'abapasiteri benshi, ushobora gutumirwa henshi kwigisha, kimwe n'aha kuri kamera ko waje kwigisha abantu,
ubona kuri iri torero n'iki cyaburaga, ese habonetse iki noneho cyatumye aba badamu bahabwa inshingano, kuko barobanura ari abagore benshi bagiye guhagararira amatorero, kandi urumva kuva bamusengeye kuri pasiteri egare kuba afite itorero ari bunahagararire, ko yo niryo vugabutumwa ryo bararifite ryagutse. Ubona n'iki cyaburaga, ese n'icyo ubu cyabonetse cyatumye aba badamu barobanurwa bagasengerwa bagashyirwa muri ya myanya bahezwagamo igihe kinini cyane? Urakoze cyane, uragira uti nicyo cyaburaga, ariko njye ku bwanjye uruhande mbona habuze byinshi mu gihe kirekire gishize. Ni nako kudindira ahanini hari kwaryo, kuko niyo urebye itorero, ano matorero cyane cyane ya Pentecote nk'uko bivuze, itorero y'umwuka muri rusange, ubona amatorero yose yagiye akunda kurobanura cyane, aheza kugira ngo uzabone ibigo byinshi bigiye biyoborwa n'ayo matorero biragoye. Kandi ikindi kudindira k'umuntu, burya umuntu utashobora kumva inama, umuntu uhora afite ikintu arwana nacyo asunika kugira ngo n'umwanya wo gutekereza neza biragorana. Bahugira mu gufunga, bafite ibyo barwana nabyo bagahugira mu gufungirana ngo bitinjira. Kuko nge ndibuka ngaho ngo umusatsi nicyo cyaha, imyambaro nicyo cyaha, ugasanga bari mu bintu bitanakwiye no kurebwaho na gatoya, batabona umwanya wo kwiga. Yes, bakabura umwanya wo kwiga, bakabura umwanya wo gutekereza imishinga. Bafungaga n'abagore baza kwiga cyane bafungaga ibintu byinshi. Umugore yaba afite ubutumwa azanye, batese bundi uriya mugore, nyuma bakumva ntibabyumva, nyuma gato biza gutangira gake babyemera, baratangira barabwiriza, ariko bigoye. Ndabyibuka hari igihe rwose kugira ngo umugore ahagarare ku ruhimbi byabaga bigoye, ariko uyu munsi biratangira gakeya, babajyana mu mashuri ya ETD bariga, uko bagenda bamenya bagenda babashyiramo. Ariko ndagira ngo mbwire ngo uyu munsi wa none baba bageze kure, ahubwo icyo akoze aha baboneye amahirwe, nibashyiremo agatege, ngena naboneraho no kubagira n'inama, banareba ukuntu bazajya bashaka nibuze imishinga iteza abantu baba imbere, kuko abandi barakataje bageze kure, barafite ibigo by'imyuga, barafite ibintu byinshi birimo kubagirira umumaro. Nabo bareke kuza baha abantu iby'umwuka gusa, nta by'umubiri, n'ayo maturage irahava. Noneho babona uko nibura gutera imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu by'umubiri. Ariko umugore rwose kwisonga pe, umugore kwisonga pe. Hanyuma ubona n'iki basobanukiwe, niko kabazo karakanye. Babonye umuyobozi uko biri kose hari ubuyobozi bw'abagiriye inama. Ntabwo mpamya ko hari igihe numvise ngo babajyanye no mu ngando naye, ntabwo mpamya ko ibintu babyikoreye. Ni bwa buyobozi bwiza duhora tuvuga, uri ufite umuyobozi mwiza ibintu byose biroroha. Uravuga uti byari byo byose hari inama bagiriwe. Yego, kuko ntago hamya neza ko ntago ari bo bifatiye icyemezo, ndabizi neza. Ariko se ko berekwa wenda mwuka w'Imana arabasanze berekwa hari icyo iyerekwa ryagize umuyobozi, kuko mpamya ko ubuyobozi dufite no kwerekwa barerekwa, no gusenga barasenga, ndabizi neza. Mbese urimo kuvuga bagize ni uriyoboye itorero rya Pentecote cyangwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'umufasha we n'abajyanama be ba hafi, mpamya ko bajya basenga nabo Imana ikagira ikibahisha. Meme ntago babaho badasenga, niko mbambikeka barasenga. Imana iguhereza umugisha ku bushishozi bwawe cyangwa se ku byo ubona. Twari tukiri kuri iri vugabutumwa ry'abagore n'ihezwa ryabo, kuko uyu munsi dufite abagore bakomeye muri iki gihugu, kandi gukomera kwabo ntago gushingiye ku mbaraga cyangwa se ku gatuza, oya, ku byo bakora. Urumva nimba umudamu ashobora gutangiza itorero, wa mugane akagira ibintu bishamikiyeho imishinga bifasha abantu mu iterambere cyane, agasanga arohereza abantu 20-10 hanze y'igihugu kujya guhugurwa mu bintu runaka, mu bikorwa bakora. Ako kantu ushorejeho, ese koko ubona umumaro w'itorero utashingira ku by'umwuka gusa? No, nta nubwo binabaho, kuko nasomye muri Bibiliya harambwira ngo udakora ntakarye. Umuntu akwiye kurya ibyo yakoreye. Ese uzatura iki? Ariko barakora niwabo udafite ibyo urya. Bakora iki? Barahinga, baracuruza, bajya mu kazi ka leta. Urakoze cyane. None abashomeri bari mu itorero bangana iki badafite ako kazi? Ni nk'abari n'ahandi hose. Nibyo nishatse kukubwira rero, buriya abantu basenga bakabaye ari igisubizo, bakabaye ari bo bashaka ahubwo igisubizo. Uriya nta n'itorero ryakagize umushomeri, bagasigara bafasha abandi.
ese niba uvuga ko Imana iri muri wowe uzwi nayo warangiza gushaka igisubizo kikabura kandi umuntu yica wabonye perezida wa repubulika avuze ngo hano hagomba kuza umuhanda akawemerera abantu ubona uburyo awukora none Imana dusenga yarananiwe se cyangwa ahubwo impamvu dusaba ntiduhabwe nuko dusaba nabi urimo urajya inama y'uko aba bantu bagombye kureba no ku bijyanye n'iterambere bafite yego cyane cyane ko abadamu basa naho ari abafasha bashobora kugira urabihuza gute nuko bashobora kuba aribo bagira impinduka nziza reka mbikwereke cyane uburyo binoroshye umubyeyi niwe mama wa mwana ubyibuke undi ni musaza we abo bashomeri umwe ni musaza we undi ni umwana we ni gute gufata icyemezo cyo kugira ngo abone icyo akora bizagorana ngo nta kintu wumvamo biroroshye ahubwo kugira ngo bigerweho impinduka zose zishobora kubaho ziterambere zo numvishe n'imishinga bafite cyane ahubwo bagomba kuba aribo bagiye no kubishyiramo imbaraga cyane kugira ngo bigerweho kugira ngo bishyirwe yego babigira ibyabo ikindi kintu nkunda kubona gikunda kubangama cyane njya nkunda kukibwira abagabo wikumva ko kuba uyobowe n'umugore ari kugupfobya kuko icyubahiro cyawe ni wowe ubwawe urakigendana ahubwo niba ushaka umugore atakuyobora garagaza icyo ushoboye kuko uyu munsi barashyira mu myanya barebye icyo umuntu ashoboye yego ushoboye iki utekereza ko nuba hari icyo ushoboye bazafata umuntu bakamugusimbuza sereka reka igaragaze ko ibikorwa bivuge apana kuvuga ku munwa gusa nicyo nabwira abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana nk'umugore kandi ukaba nk'umubyeyi ese uyu munsi bagushyize mu mwanya kuko ubwo ndasa n'uwinjiyeho gatoya ku gisobanuro cy'itorero mu Rwanda uyu munsi wa none n'idindira ry'ibikorwa byinshi ari nabyo byagiye bishingirwaho kugira ngo habeho insengero zimwe na zimwe ziba zifunzwe uyu munsi ubonye nk'uburyo ari wowe watanga ikihe gitekerezo mu mikorere myiza y'itorero mu Rwanda kubera ibyasha byinshi bigiye birigaragaraho by'umwihariko ano matorero agira ibintu arinda abantu yego ukabuza umuntu kwambara gushyiraho imisatsi ukabuza umuntu kwambara ngo kubera yuko ngo ubona ngo atari byiza by'umwihariko mbibona muri ADPR nibo bakunda gukanira cyane wabuza kwambara umuntu barababwira ngo ni mwambare imyenda itameze uko bakongera ngo ni musokoze gutya noneho bagakabya cyane umuntu yashyiraho n'umusatsi ukabona niba yishyiriyemo amavuta niba yishyiriyeho direde bagahita baguhagarika muri korari ugasanga ibintu bifashe indi ntera uyu munsi wa none nimubanze mumenye ikintu Kristo yazaniye ubutumwa yaje kugira ngo amenyeshe abantu iby'ubwami bw'Imana ntabwo yaje kugira ngo amenyeshe uburyo bagomba kuboha umusatsi no kutawuboha rwose ibi bintu byo gukanira abantu cyane ni ukuri nibagerageze barebe ukuntu babana n'abantu begera abantu barakomeretse mu mitima barashize ahubwo barimo barabongerera uzi ko umuntu arya ashyiraho umusatsi kubera intimba yatewe n'umuyobozi yitwa ngo ni umuyobozi we akavuga ati n'ubundi niba ari ibi bakora nanjye byarutanga ashyiraho umusatsi nkabemeza rero nibabanze bamora abantu ibikomere byo mu mutima babibutse iby'umwami Yesu Kristo yasize avuze nibarangiza babayobore kuko uyu munsi inzangano nyinshi ziri mu matorero ziri gutuma abantu gukundana bigorana kandi Bibiliya avuga ngo uwanga mwene se aba ari umwicanyi none se ubwo nibabanza icyo gikorwa cyo gufasha abantu mu kuva mu bubi cyangwa se muri izo nkondo zituma abantu bangana yego bakarekura kuri ibi bintu by'imyambarire mibi imyitwarire mibi ubwo hari aho bazagarurira dukurikije umuco hari umuco w'igihugu nyirizina ntabwo unyumvishe neza tandukanya kwambara ubusa no kwambara nyine uravuze ngo bashyireho direde kandi tubona bidatanga ishusho nziza nibyo bareba ahubwo ahanini barabanza bakareba imisatsi ibingibi noneho tubone kwigisha umuntu oya guhinduka k'umuntu n'umusatsi ni ibintu bibiri icyo narakibonye njyewe no mu bintu nk'uko Imana yansobanuriye ntabwo yigeze ansobanurira ko ikibazo ari imisatsi n'iyi myambaro abantu biyambarira umuntu akambara umwenda ugeze munsi y'amavi ngo ni icyaha ngo niyahagarara ku ruhimbi ni byiza umuntu wese nakamubwiye ni n'ubundi niba ugiye kujya mu rusengero ambara ibikanzu birebire nk'ibi byanjye niba ugiye kujya mu rusengero ibuka ko ugiye gutamba ubundi bagashyizeho n'amakanzu reka n'abagira inama nibashaka amakanzu yo kwinjira mu rusengero ku muntu wese noneho ahandi bambara uko bashatse ariko nibagera ku ruhimbi bashyireho imyambaro basisa y'abatambyi twese duhinduka abatambyi noneho twambara imyenda ijyanye ariko niba umuntu yiyambika
kwirirwa ukaza umubarira ku myenda yambaye ni ikibazo. ubwo waba tujyanye mu idini rero nta kubohoka kwawe ko kiri. Oya, ubwo ni mwambara imyenda y'itorero nyine, ni mwambara imyenda y'itorero imwe. Kuko tubona twemeza ko mu madini bagira umwambaro nyine iyo y'ubutambyi n'iki. Bose baba batambyi, turi abatambyi na Kristo niko Paulo yavuze. Kandi twe tukavuga yuko twabohowe na Kristo n'ubuntu bw'Imana tutakiratwa n'itegeko. Yego, Yesu si yambaraga ikanzu siko bamutwereka buretse. Yesu si yambaraga amakanzu. Ubwo rero abantu b'Imana nabo nibareke twese twigane Kristo. Tujye twambara amakanzu amwe mu rusengero areshya. Ariko niyo babashishikariza ahubwo. Huye, bayadoze se bayazanye bakarako tutayambara. Bakavuga bati umuntu wese w'Imana agira umwambaro azana ku rusengero reko tutayambara. Ariko mu cyiciro kiragira nimba ari korari, uniforme bagira imyenda. Ntabwo ibyo tubishaka by'ibyiciro. Ahubwo nibavuga bati umuntu wese uje gutambira Imana bashyireho umwambaro. Bigira inzira. Naho kuzajya wirirwa umuntu umukura mu mwenda ukamujyana ukajya kumubwira ngenzi umugeni wari ugiye kwiyerekana. Baramusora bamusubiza hanze bamukubita ibitenge ku gakanzu ke yari yiyambariye. Ibyo baba warabikoze kera. Nibagira imyambaro rero y'urugero bakwiye kwambara. Ahubwo noneho ndumva byaca mu kwigisha ahubwo ngira ngo nibyo bishobora gutanga umusaruro. Kubanza kwigisha abantu ese umuntu w'umuririmbyi yagombye kuba yitwara gute. Pastor, mubaza akantu. Ndagusubiza. Wemera yuko abana b'aba pastor aribo abantu benshi bakunda kureberaho? Uzi imyambarire bari kwambara? Ariko no kuba banananiranye. Urakoze cyane. Rero niba umuyobozi w'itorero yananiwe kuyoboraho mu rugo rwe yiza kubeshya abakristo. Imana iguha umugisha. Ntago aba yananiwe kuba. Yaba yabananiwe kuko Bibiliya iravuga ngo aba ari umuntu ushoboye kuyobora neza wo mu rugo rwe. Niba utabayobora inzira y'agakiza ngo bagukundire kuki uza kubuza abantu kwiyambarira. Ariko nta mwana w'umupasiteri bari barega imyambarire. Yo, umwe se, babiri se, batatu se bimbaze iwacu narabyiboneye gutya. Ahubwo bashaka umwambaro umwe. Tuvuge tuti kujya guhimbaza Imana ni ikanzu y'umweru. Bitwaye iki? Imana ibaha umugisha, nge ndabakunda kandi ngeze nukuri sinjya aca ku ruhande, nge nawugura nkabambara nkajya mu rusengero. Kose ari wo ugomba kwinjira mu rusengero wambaye nashyiramo agatege. Kuko hari na benshi baza baje kwiyerekanira style rega. Kwibwira ngo baje gusenga. Kukiza batabyerekanira handi bakaza kubyerekana. Gutese kandi nta murongo bifite. Nibashyireho umurongo buriya. Iyo mu nzu y'Imana ifite umurongo. Iyo umurongo nyine nibashyireho umurongo bavuga ati umuntu w'Imana uje guhimbaza Imana kuko tuzatubyina. Kandi byanditse bihari. Ibihe. N'ugiye kwakirwa muri korari abanza agasomerwa ayo mategeko n'amabwiriza by'imyitwarire ahubwo kunanirana. N'ubundi azagushwa n'uhagaze mu bakristo. Rega ibintu by'Imana bigomba kubaho na buri wese. None hakorwa ikirere kugira ngo nibashyireho umwambaro umwe nyine. Amatorero yose bambara umwambaro wo kubahisha Imana tuumenye utandukane n'uwo hanze byiwe. Ntabwo nose Yesu ko atawushyizeho. Kandi twe turi kureba Yesu hari umugore yashyize yimitse ko mu mwimitse se. Abagore ariko benshi yabahaye inshingano. Turi kureba ibyiza ariko. Yarabahaye inshingano abagore kuko yaravuze ngo yewe mugore menya umwana wawe ngo. Pastor, turi kureba ibyiza byagirira itorero umumaro. Si wowe ugishije inama. Tubona ko twebwe twatinze gushyira mu bikorwa Kristo yavuze kuri uyu mugore. Kuko uyu mugore yahawe inshingano. Reka twikwize twese twambara ibikanzu. Twese twikwize kimwe n'uri mu bakristo yo kandi ari byo itorero ryigisha ari byo umuco w'u Rwanda ubungabungaho. Niba bishyire mu bikorwa rero bibivuga gusa. Kutiyandarika niki? Ngiye nshobora kuba mpagaze neza. Uretse nyina ntiyavutse uwo mwana ntiyavutse abona nyina byambaye. Pastor, sorry gato. Reka nsabe imbabazi kuko ndi umugore ndabizi ndanabifiringa. Niba umbwira ngo ninambare neza umukobwa akaba yambaye minagejeje nkuko twahukwa turimo tubivuga. Nabireba hari yangahita ncumura. Kandi ntuzamuhagurutsa ko n'umukristo bahagurutsa baririmbyi ariko umukristo niba muhagurutsa. Rero ubwo bose niba bashakira imyambaro ikwiriye no kwitorera. Babivugaho nta mumaro ariko igihe abantu batavuze. Nta bakristo bahagarika. Pastor igihe batavuze. Kukize ni kwikiremwa muntu kimeze kuvuga ngo nuguhozaho kwigisha no. Reka dushaka amakanzu ariko nta igisubizo ubona wabona nyirizina. Kuri icyo kintu kijyanye n'imyitwarire igaragara kuri bamwe. Wabona ari iki? Ni kanzi imwe rwose yo kujya mu guhimbaza Imana tukaramya. Hose umuntu wese akinjira mu rusengero akabazi ko ari bwinjirire ku rukarabiro. Reka kera mwibuke munyamara mwatatiriye igihango. Kera habagaho ahera hakaba hera cyane. Kuki mutagira ahantu hera? Yesu yaje kuvuga ngo bya bindi byose mwabonaga unyakiriye ababyujuje. Kandi Yesu yarambaye ikanzu. Mwamwigiye yose mukambara ikanzu. Umuntu wese wabaye mu Kristo mujye kwambara amakanzu hariya hera mwinjire mu kwitorero muhimbaza Imana nta ucumuza undi mutarame mubyine dore ko mutabyina. Imana iguhereza umugisha cyane utwohereje ahantu hashya ngo mugende mujye kwambara amakanzu. Nibyo byakemura ikibazo
cyo guciranirana imanza, baca imanza, guca imanza kandi ntago bigaragara neza. Ariko n'abadukurikiye, yaba urubyiruko, abakiri batoya, nimba waravutse ugasanga mama wawe akenyera igitenge, ayambara ikanzu, agiye mu nzu y'Imana, yubahisha inzu y'Imana, ibyo ngibyo wowe ubikuye hehe? Ese ubikuye he? Ibyo udakuye iwanyu mu rugo, ibyo ngibyo bikuye hehe? Reka tubabwire ngo nabo nibisuzume, nibisuzume be gutwarwa n'isi, kuko Bibiliya igenda igaragaza ibihe n'ibyabyo, ko igihe iki n'iki hazaduka ibi, muzabona abantu bikunda, abambara ubusa, abendana, ubwo n'abagabo ku bagabo n'ibiki. Ibyo byose ni ibyahanuwe, kandi uyu mubyeyi adashobora kubungabunga uretse kubyigisha no kubivuga. Rero iyo tubivuga gutya, tuba tugira ngo dufashe mwebwe abadukurikiye. Nimba mama wawe wakomeje ku bana b'abapasitoro bananirana, yavutse abona ise yambara ikoti agiye mu rusengero, kositime, abona mama arakenyera, ntago aba bantu bigize biyambika ubusa mu rusengero. Ibi yadukanya bikuye hehe? N'abapasiteri rimwe na rimwe, reka tujye tubafasha. Mu by'ukuri dusabwa kuba intangarugero kuri bariya, kubyo tukwigisha, ariko ntabwo dufite ubushobozi bwo kurema umuntu twe dushaka. Turigisha, umwuka w'Imana agasigara akora akazi. Abo rero batuboneraga muri iyo ndorerwamo yo kuvuga ngo ese kwabe bamunaniye arigisha, bundi bigende biti. Ni ikibazo ariko bimiye, izina ryo nirihabwa icyubahiro. Uri Imana yacu bwite, utwitaho uko bukeye nuko bwije, izina ryo nirihabwa icyubahiro. Uyu mwanya mwiza tunejejwe no kutwitaho kandi dukunda urukundo rwinshi. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo abana bacu ndetse abatware bacu ndetse abafasha babasaza bacu muri Kristo Yesu, turasenze kugira ngo umwuka wera w'Imana yigishe abana kureba kure, gushishoza ndetse no kwita ku muhamagaro w'ababyeyi babo, ndetse natwe ababyeyi uduha ubwenge bwo kurera, gutesha ndetse no guhana ku bintu bidafite umumaro, ndetse tubaha igitsure kugira ngo bamenye inzira bakwiye kunyuramo. Bana n'umuntu wese utwumva, ndetse natwemeje kudushyikira, tugushimiye ibyatambutse, tukurageje ibiri imbere mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ibahereze umugisha. Mwakoze gukurikira ikiganiro cyacu, twize byinshi kandi byiza, kandi dukangurira abakiri batoya gukurikira, kuko niho bashobora gukuramo inyungu. Ndetse rero ni umuco w'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Mugikurikira nk'ibisanzwe kuri channel cyangwa se televiziyo mumenyereye, Umuco Family Gospel TV. Nakagaruka rero tubahaye ikaze no mu bindi byose. Shalom, shalom.